kimwe cya gatatu kizicwa n'umwotsi n'amazuku n'umuriro bivuye mu kanwa k'amafarashi. Bishatse kuvuga ngo Imana, kubera ko Imana abantu bakomeje kubabaza Imana, noneho igiye kwicisha abantu umuriro n'amazuku. Kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, dusabwa gukora neza kugira ngo natwe tuzabone impano y'Imana. Umuntu wese ushaka kugira ngo ahembwe ingororano nziza asabwa gukora neza. Waba uri umukobwa usabwa gukora neza, waba uri n'umuhungu ugasabwa gukora neza, dore ko urubyiruko rwa buno rwabaswe n'ubusambanyi, musabwa kubuvamo kugira ngo muzahembwe ingororano nziza. Waba uri n'umugabo usabwa gukora neza, n'umugore usabwa gukora neza kugira ngo tuzahembegwe hamwe ingororano nziza. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Umwete Theophile. Ndashima Imana nyiramahoro yiturinda tukaba amahoro uko bwije nuko bukeye, tukabona ineza yayo. Ni nayo itugejeje uyu munsi wa none. Amaso yacu akaba afite ibyishimo, n'abafite umubabaro mwihangane. Dufite Imana ishobora byose, ifite imbaraga n'ubutware bwo gukemura ibyo tutabasha kwikemurira. Iyi ni Witsemba kwa ya YouTube channel. Ndabakiriye. Imana niyo yahereza umugisha muri iki kiganiro. Nkuko mubibona dufite umutumirwa, umwana mutoya. Ndagira ngo musengere noneho tumuhereze umwanya adupfunyurire ku gaseke adupfunyikiye umunsi wa none. Reka dusenge. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, ushime kubw'imirimo itangaje ukora, gukomeje kuturinda no kutwitaho, nubishimirwe cyane. Muri aka kanya turakwinginze ngo ubane natwe, tugire neza, tugoteshe imbabazi zawe, tuyoborere mu kaberaganze. Bibuka ushaka mu izina rya Yesu, amen. Bashyuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Nitwa Twishimiye Imana Elizabeth, nkaba nsengera muri paruwasi ya Rundoyi, itorero rya Gasovu, nkaba ndi umuririmbyi wo muri Witsemba. Tukaba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Turasoma mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 18. Imana uhishwa uva mu ijuru, byukirijwe ubugome bw'abantu no gukiranirwa kwabo, kuko bashikamije ukuri ku gukiranirwa kwabo. Amen. Abantu bakomeje kubabaza Imana, bashikamije ukuri ku gukiranirwa kwabo, none Imana imanuye umujinya wabo kugira ngo irebe ko ari icyo abantu bahinduka. Ko rero Imana ikaba ishaka ko abantu bayihindukirira. Rero reka dusome n'iri jambo riboneka mu Byahishuwe igice cya 9 ku murongo wa 14 kugeza ku wa 18. Ribwira marayika wa 6 wari ufite impanda riti, genda ubohore abamarayika 4 baboheye mu ruzi runini arirwo Efurati. Nuko abo bamarayika 4 bari biteguriwe iyo saha n'uwo munsi n'uko kwezi n'uwo mwaka, babohorerwa kugira ngo bice 1/3 cy'abantu. Umubare w'ingabo z'abarwanira ku mafarashi wari uduhumbagiza 200. Umubare wabo narawumvise, kandi nerekwa amafarashi n'abari bayicayeho bari bambaye ibyuma bikingira igituza bisa n'umuriro, naho uwakinto n'amazuku. Imitwe y'ayo mafarashi yasaga n'iy'intare, mu kanwa kayo havagamo umuriro n'umwotsi n'amazuku. 1/3 cy'abantu cyicwa n'ibyo byago uko ari bitatu, ari byo umuriro n'umwotsi n'amazuku bivuye mu kanwa k'ayo mafarashi. 1/3 kizicwa n'umwotsi n'amazuku n'umuriro bivuye mu kanwa k'amafarashi. Bishatse kuvuga ngo Imana, kubera ko Imana abantu bakomeje kubabaza Imana, noneho igiye kwicisha abantu umuriro n'amazuku bivuye mu kanwa k'amafarashi. Aba rero tugiye gusoma n'iri jambo riboneka
mu Baroma igice cya 6 ku murongo wa 23. Ku ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhora muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhora muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Haleluya. Rero kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, dusabwa gukora neza kugira ngo natwe tuzabone impano y'Imana. Reka rero dusome na hano ngaha mu Byahishuwe igice cya 22 ku murongo wa 12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Haleluya. Nimba uzi ko warakoze ibyaha uzagororerwa nabi, kandi nabwo nimba uzi ko warakoze neza uzagororerwa neza. Nuko rero dusabwa gukora neza kugira ngo ubwo Yesu azagaruka natwe tuzabone ku ngororano nziza. Umuntu wese ushaka kugira ngo ahembwe ingororano nziza asabwa gukora neza. Waba uri umukobwa usabwa gukora neza, waba uri n'umuhungu ugasabwa gukora neza, dore ko urubyiruko rwa buno rwabaswe n'ubusambanyi, musabwa kubuvamo kugira ngo muzahembwe ingororano nziza. Waba uri n'umugabo usabwa gukora neza, n'umugore usabwa gukora neza kugira ngo tuzahemberwe hamwe ingororano nziza. Nk'urugero, muribuka Samusoni byamubayeho, yari afite imbaraga, nuko maze aza kugushwa na Delila, birangira abonye ingororano yo kunogorwamo amaso. Mumaze kumunogoramo amaso rero nta kindi cyari gisigaye, ni urupfu. Namwe rero kugira ngo mwirinde mutazapfa nabi, musabwa gukora neza mukazahabwa ingororano nziza. Tugiye gusoza, ariko rero reka tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimye turaguhimbaje uko waturinze Mana kuva tugeze muri aya masaha tugihumeka umwuka w'abazima, turagushimye. Nuko rero Mana, tumaze kumva ijambo ry'Imana, turakwinginze Mwami Imana ngo abariteze amatwi rikore ku mitima yabo Mana, rigira icyo rihahindura. Kandi rero Mana, turakwinginze bajye bibuka ko Samusoni Mana yari afite imbaraga, bagukorere Mwami Imana bazahabwa ingororano nziza. Nuko rero Mana, tubisabye tubyingingiye ko urabikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen.